Manura n'umusaza baramuhenze. Sundi yagereka mama kajyayo. Bona borose se bo. Aba yanyweye. Ubu yagiye ku kabari. Nabuze ikintu cyamubura kuzuza umusaza n'inzoga sura urabayobewe. Ewe. Ngufashe. Nawe wibashiriza. Usubonye hano ugeze n'ibyo. Cyangwa ubwo hari ikintu ushaka kirahari byasana mutera inkuru agira inkuru simfashe sikwa mukobwa ko runaka yari tukuje yabaye mwiza Gororiya Gororiya kagira imbere ko nawe rero urabeshye ubwo sizo nkuru n'indazi ese nabura umuntu uzima ndakuzura ateranye rwose n'uri mukuru wanjye ndateye rajye byizi urateranya rero ushobora kuba uri kumubeshyera ntabwo ndi kumubeshyera ntabwo ndi kumubeshyera rwose uriya mwana arasenga ntabwo ibyo bintu ntabwo ninde wabikubwiye niyo nyibwiriye cyangwa yari kugira ngo nawe uzajye ntanabikora rwose gusa ubona kiriya kizehe cyantwara iki weho kandi mba mbona wowe uzashwana na papa ntacyo yantwara muzehe ejo bundi se yarakwishe agusanganye n'agahungu hano hepfo ubwo mfite n'undi turi guteretana ndaza kubimubwira utaza kumuntenya hasi ko ndakana kito bizi se nyine nayampasa ndakugurira akantu sarashuka ndi umwana ego we mbona nazi ibyawe cyangwa ujya kuvuga ngo nzaba nka Gororiya kandi ari byo ashaka kujyana amahoro ntabwo yanegera amaranga ndusha ubwenge ubwo nushaka umucike kanikomereza imitorero umuceri dore kunjijisha ahubwo se wamaye isafuriya ntabwo ndi kukujijisha kanyivuye wamaye isafuriya zose bari kuduhamagara ariko muzehe papa seguri papa ni wowe uri kwita ngo muzehe sinzi si umuzehe ntashaje ni umuzehe ariko ugomba kukubaha uko yarakubyaye ni umuzehe arashaje nabo aho bahezehe urifasha niko uri akuzi kuba wifata nk'aho utakubyaye yarambye ariko ngiye naramunaniye ndabizi basi wazisubiye nzisubira ubwo se numva ari nawe ari guhamagara ni wowe uri guhamagara ariko neza ari njye nawe ninde witwa Gore ngizo ni bari guhamagara usubiza cyakize ura kujya kumwitaba ngo mu kanya muraba muserera emara ni wowe ndabizi usuzugura kuri niko uri Oliva sama wabigenze utera igihe naguhamagariye koko yambarisha mu mwuka mba nashindutse ariko mushaka ko nzapfa muzabibone oya papa rwose ntabwo uzasaba ajya kura soni ndi gutoranya uduceri ntabwo nakumvaga ubuze igihe nagiriye icyaka ntabwo nabizi ariko nzapfe nziyahure gusupfuye twasigarana nzimanike nzanywe kiyoda mukuru wawe sari mu guteka ibyo mwahashye se sha mukananesha n'umutwe rindagira nzanira amazi ni karabire njye mwihutera njye ubaga sasi rugwabwa bamaze kurukandagiramo ariko koko nacumuye ikimana nazize iki wenda wewe ko birida ahubwo ufite umugabo ariko wazanye umugabo w'umuzungu heyo urakuze oya umva ariko usanga nyokosha reka ndanyaruke njya kurusoma mfitemo igiceri se ibi ni ibyiki isabune nicyo indagira ewe we ufite agafaranga ndamwiki de 500 ariko gami uzayandisha ko nari kuyakoresha ku mwana nzakuraho 500
Mwana seza. Siho umugabo uri kuvuga w'umuzungu. Se n'umuzungura? Papa iyi izakubwira. Nacyo. Noneho abantu ujyana ibi bintu ariko turabwira uriya mukuru wawe anyubahe. Reka ntabwo nangize papa. Ese undi yaragiye kunjibura ni ukuri kw'Imana. Byari. Byihorere mwana wa. Byihorere. Narashavuye. Ngaho jyana maze unzanire ka kabando. Njye kugira uko mbigenza mu ihoteli sha. Ese sabone kutayoza. Nago ngwaye ibinyoro. Icyo nyaruka dore icyaka kiri kuncitura. Dore ni kano. Zana makogero. Oya ntabwo ari ngombwa ndi kugira ngo mureho n'imitsindo iba yagiyeho. Papa nawe urangiza. Noneho ubu ngubu cyo gomeza utunganye uturimo twa hano mu rugo. Ubu ngiye kureba ko nakwita icyaka. Urabona amazi ntagashobora. Erega menya ngo mfite cyane ikiyoka kirazamuka na muno kikagera na muno mu mutwe. Iyo nabonye akagwa nyine ni ibibazo. Hano kanyuje no musongera subira. None ko muteka ibiryo bamavuta se ko mushaka kuzanyindura munsi ko nabijya. Uyu munsi nayo bishira. Ati tutumbatize. Ari nagusumba agacupa kagenda ngiye kunywa agacupa cyo genda kandi bucunga urugo. Bimeze gute ko mbona mwese mwakwamye mani ziko buri muntu wese afite ibintu ahugiyemo mani yibereye muri kona wagira ngo se mwaje kumva no kuvuga ngo tugambane tugura akantu ahubwo mwakwamye muri telefone. Nanjye byacanze gusinzige mu barimo kabisa ibintu bahugiyemo byanyu. None uriya arenda no kuyinjiramo wagira ngo arenda no kuyijyamo ndagamusigaye mukora mariage n'amatelefone ni mutana mwese abarimo arakina mani abamenye ushobora gusanga yikoze aya ntabwo megazi bazabaye dange nabwo before ariko ntacyo turahari ntabwo ariko mani twamuke mwabiri. Allo? Tesheri. Shani meza ni fresh to nibereye mu rugo nta kibazo. Andi kumwe n'abashuti banje nyine turi kuganira biri aho ngaho. Oh yes. Urumva nkumbuye.
papa wese arahari no ko papa Matinya arigenza akakinyuzuriza yagiye kunywa kamwe sawa naribereka garagaza reka mugereho nta tugura akantu ubu waba ufite icyana muri Kigali ukabura amafaranga akomana nawe umunyamusige mukubiye nanga ufite icyana muri telefone warasevinze uriya nanga kureba icyana akakanya kandi shamwabizi kunje nakubiswe ntazakimundabura amana we mvugire ibintu shabu ngiye narumwe ngewe ndahangayitse rwose mbabona banyuraho gutyo sinanavuga ngitse nawe wabaye nkanjye se mani ahubwo dore bazuye umuniga ni wowe ufite basemani se ko ari wewe wihamagarira wigeze ubona kuva mu gitondo bamamaga n'umusaza amasaha y'abasore ntarangira ndakuze ariko nawe ndagushaka ushobora kuba wangira inama barabeshya aho byose uko bimeze icyana ngiye kukireba aka kanya ubu none najya mu bisebe batambwiye ngende musure waba ahubwo ikibazo najyanjye nyine wampisemo mugiye gusohoka cyangwa ugiye kureba umwana ariko ngiye kujya mu kazi ugiye kumusura usanga nona dore saa ngumi zirageze kumutererana arakuba kagiye kureba umwana aho ugira ngo umerekeze babigiye mupanze bya ahubwo se mani ako kazi bisaba umuntu umwe gusa cyangwa nabukeneye abantu batatu bonyine ndabura nari imana nkeneye cyo kumwanya bose uriya miniya shandi ya miniya baba bangu mugiye kumwerekeza ariko se nanone ariko umukobwa nagaruta amafaranga niyo yamwe ubundi barakaza ufite mwana sibyo ni by'akazi mwana je ntabwo natuma umuvandimwe agenda wenyine wewe ngwino tujyane imerekeze fashe gutama imirongo warasohoye ngiye burare nubwo nabuze icyana ariko burangiye ndagerageza urakera nagitamo mwana kikajya muri gate weba kwame mwana wose twigendere cyane hari binacyo turi turi bwongere guhora wanza akazi agiye kureba icyana mugeze amahoro mani natwe ntabwo tumwanze ubu wanza akazi ugiye mu by'abakobwa abakobwa ese cyiza cy'abakobwa ni iki ese ntabwo bizi reka negere mu kazi uri tuzahura warabaye bwa nabirenze tuzabe ntari mani mugiye amahoro bro garange mbe ndindira n'umusani wanjye twica
umva sha abana b'abakobwa mumeze mute ariko munyegeresha murabona mfite nuko mumeze mute dore nari nguye ariko ndakomeye ndi umusore nawe umeze neza se ariko kano kantu kanjye kari gushiramo akira mfashe ino nkoni mumeze ko nsuhuza sha umeze ute nawe umeze neza afite intoki zoroshye sha noneho ariko urihoho sha urihoho ndakambura data urihoho ndakambura data gatanazibanya wagatsinze wo murashi izina ry'Imana nuko wewe uri muto cyafite itoto n'izina ry'Imana ewe data wewe sura umusaza Hebye umusaza byanyewe. wewe umeze nk'umugore nari ntunze uradumbara yaka genda noneho ratagera wewe ari kuri hohosha usa n'akazuba ko mu museso n'izina ry'Imana wari wabona inyange ziteranye ziri kuguruka byose yabikuye Nuko n'umusaza tumuhereza ibyo twigendera. neza ni kusa none se hari ubwo ngiye kubagambanira Inakira turagiye twagenze. oya kasigarane n'uyu nguyu nta kibazo Nawe turataha. reka dutahane oya uyu ndamujyana nta kibazo umusaza wo mwiyima Mase musego muguri mu. njye mfite amasambu namutunga Amasambu se mu byino uzamutungisha kiri. oya ni inshuti yanyu Fata inkoni yawe. mubwira iwanyu ko namujyanye mwahuye n'umusaza umushakara Akira fata inkoni tugenda umusaza kurekuze tugenda. zanga mu minkoni yanjye mugende Murekuze nyine nawe tugenda. ariko mu minkoni yanjye cyangwa mu Nyine murekuze nawe. wabona mwahohoteye umusaza nkanjye nijya barishyano atuhohotera se ubwo ninde watuhohoteye si wowe imikabando kanjye shaka Woraza tugende cyane ntabwo uri bwagende. nimwe mugenda ariko si uyu ni umwana mugende ndaje ntari rata akira mfasha kano kabana nako kazane mbe ngafasha rata witwa nde Gagurori kurifata biragoye ariko nta kibazo mu rugo ni hese shaka Nyamagabe wageze inaho ute ubwo baje kugusoka hafi mvuye gusenga ubwo se muntu ufite mu Bibiliya sha fundura turire ese nibyo turimo komeje ibyo uri none se nangaye iki nyine urabona nshaka kukujyana mu rugo kari kumeneka sobanura nyine ibyaha nyine nshaka kukujyana tukararana urabona mfite irungu nangaye namangaye wowe mfite amasambu nta kibazo by'amasambu ntabwo ari ibyo ndi kukubwira ariko mbo je n'est pas possible niko umuzungu twabonaga yavugaga ndaguha 1000 kamemo angahe 1000 gusa urabona nk'igihumbi none iri cupa ndi kunywa riguza ngahe se uragira ngo ntago rigura 700 urakeka 1000 atari cyinshi wa mukobwa we si iby'icupa ngiye nibyo ndeba ndaguha 1100 reka ndakujyanira ubuntu tugende jyanira umuntu ufujyana ndakujyanira ubuntu tugende ntabwo byavamo ewe ni mu n'abantu ukuvuga ngo birangiye ugiye sha nako nanuwo banza n'amaso apfuye ntabwo ndi kumubona ariko urakabwera tu nakundi umugore wanjye yaragwengeye ugwagwa rurakagira rurakengwa ukwegwa kwa bitoki n'ibindi zindakindutse wewe ibi nabyo bizadukoraho nanjye nari mu biki ndacahana
ruragwarura akabaho rwubaka imiryango ruragwarura agahora Uri bwemerera ariwe nanjye meza ndemera amana Ndugu amagaye abandi bari waje ageze aka kanya niho ndi we ubwo ngwino ukingure sawa nabi ubwego arimo yarimo araje akingure n'umushuti wanjye nyine bamwita Joseph ni umushuti wanjye karibu nariza Sister umeze gute? Biracamo. Iyo ni mukuru wanjye. Ni mukuru wanjye. Isamura nasi. Sister imeze bite se? meze neza Meze neza? meze neza Ashima Imana cyane ke byiza ikari wacu asante Sibwo twari tuvuye mu rugo tumaze gushyira akantu mu nda ntabwo wareka ngo ukire ari fanta oya nta kibazo n'ubundi tumeze neza icya mbere ni uko nyine ndi kukubona icyo cyari kinjije imbere cyane ese mukuru wawe yitwa Goreti kubona yabitinzeho cyane ariko yitwa Goreti kandi nishimiye ko tuba twabasuye nyine byinshi English yes Shamani kabisa cyangwa kubona ukeye ariko ntibisanzwe kote kata ntibisanzwe ariko ahubwo wewe nyugisha ko ndabona abantu keza cyane uko naherukaga duherukana kera ranga nk'iyo mpamvu wese wanyemeza ute nubwo nyine bameze fresh abo bameze fresh sibyo ko iri nyine
shasi meruka nanjye ntabwo meruka kubasura ariko nanjye nshaka ko nitujyana tuzajyana ushize njya gusura ngo bari uzaze tujyana ikintu ko nsanze n'ababyeyi bawe ntaho hari jewe ntabwo numva ukuntu abantu bansuzugura ntabwo ese papa none se ngo numva siri kukure rimwe na rimwe bajya bankomera tutamenera inzoga karinagi mana kunave nabo washobora ariko ukanyaga na nyoko yarananiraga na nyoko naramunanira reka ndihaguza ushaka kunywa inzoga uri umwana muzehe ndabona yahagurutse munisikizi kuriya atari kugenda baza nagufasha inyuma niwe usa na nyoko ni Oliva Oliva wuhese njye ngira umwana umukobwa wawe usa na nyina nyine yego yakira shaka niba usa na nyoko ariko ndi mu mazi ni mu mazi se kandi ko nawe ndi kumva zara nkubikira mereza shaka mereza sishire kubara kumujyana kuryama umwicaza mu ntebe Oliva umusaza agiye Oliva karame pa ayo maradiyo ndi kumva mwahezimije nababwiye ko binsakuriza maradiyo sariye kandi ndi kuyumva ari gusakuza ndi kumva arimo ni radiyo irimo ikigabo kiri kuvuga ndi kuyumva oya n'abashyitsi badusuye papa ntabwo ari radiyo ndindi unyita papa ko nta muhungu ngira sha nyine by'ukuri zana intebe nicare kandi wicaye mu ntebe aya ntabwo nicaye ndi kumva wicaye njyana ahubwo reba sisita wanjye papa wasamufashe papa tukwegure migamira katsindwe niwe udasa na nyoko muzehe musheri wanjye nakubwiye urwagwa ni ingirakamaro rwongera amaraso mu mubiri urwagwa ni ingirakamaro muzehe papa muzehe mujyane kuryama ntabyemera ko mbona mwabaye benshi hano turi ni he iwanjye se mfite abana babiri nyoko yaragwengeye weho ndi kukumva uri umukobwa usa na nyina ndakumva nawe uri wa karindagiye abandi none bavuye hepfo abandi turi abashyitsi nuko aze kuvuga ngo nasinze se oya ntago wasinze ahubwo mwaje muri bize cyane mu bindi bize nabyumvanaga umuzungu twakoranaga twikorera amabuye ariko uwo muzungu usinzi niba uri kunyumva neza uwo muzungu ntabwo yikoreraga amabuye ahubwo niwe watwikorezaga amabuye zana mwakira gusa unyakira muzi uri kubona ari umutwara zana mwakira muzehe rwose dorana rindagira noneho uwo muzungu papa tuje nkagusobanurira bano bantu ndabyumva niga muteze amatwi nubwo ndi nanezerewe ne papa urabizi ko nigeze kukubwira ko nyine hari umuntu twahuye akansaba none nimero zimugezaga mu rugo ni imodoka oya nyine yansabye urukundo rwawe n'uwabo n'isheri wanjye dore n'uyu iyo ndindagizi yitwa nde yitwa Jonathan
Jonathan ni izina. Uwo muzungu nari afite umwana witwa Jonathan ashobora kubasobanutse. None ko numvishemo n'undi uvuga nka nyirangabihirira. Papa uyu ni umushuti we yitwa Joseph. Nanjye bahita Joseph papa wanjye. Joseph iryo ni izina ryo kwa ngofero. Nyine papa urebye wenda nk'uko umukobwa wabikubwiye njye nitwa Jonathan n'umushuti wanjye twazanye bamwita Joseph. So umukobwa wanyu ariko utwo tuntu twaso rero nibo no kunuka wambwira ati wa muzee wa mugabo n'undi na mpamvu none se ukoraga iki? mbabarire ntabwo nari nongera gukoresha iryo jambo nimba wenda turi murarisobanukirwa nk'uko nari ndimo mbikubwira. Umukobwa wawe Oliva naramukunze mbera shiri nari nifuje kuza kumusura. Bijyanye n'akazi nkora nk'uko warumbajije ngenda umutekinisiye umwubatsi ndubaka ngo niko kazi nkora. Rero umukobwa wanyu twarahuye ndamukunda mwaka nimero turavugana nyuma yaho nawe ambwira ko nta kibazo gukundana nanjye. So rero nari naje kumusura none ngize Imana nawe wisuhagera turifuza umugisha wawe rwose nk'umubyeyi byaba byiza kabisa bishyizemo umugisha wawe ukaduha umugisha wawe kuko umukobwa wenda mukunda cyane. Avese murekuresha murekururu kumufata uri umwubatsi ndabyemera uri umwubatsi nk'uko wabivuze ariko se umukobwa wanjye uri kumureba ni umukobwa mwiza yambara neza kwini kimenyi asa na nyina buriya nyina namuhanganiye n'abagabo benshi ubanza ari nayo mpamvu yigwengereye. Mbo sasa uyu mukobwa wanjye akeneye umugabo w'umuzungu ataba umuzungu akaba ari umugabo ufite amamodoka n'amakampani ahagarariye cyangwa se ayoboye. Muri ibyo byose numvise nawe uri umuterakiraka uri umushonji n'abandi bose uri indindagizi uri mayobobo uri inzererezi uri musungarere ntabwo umufundi ukorera 7,000 ntabwo namuha umukobwa wanjye kameme s'il vous plaît. Je n'ai pas possible. Ubwo ndumva wanagatashye narahamagara inzego babugura mesitiri nibo nahamagara bakagutwara mu mikandara batagukojeje hasi kuko ngenda komeye kame mu rukoni no sarugirwa n'abasaza bake. Umva nubwo mba nanizihiwe mba nanyweye amafaranga ganjye. Ibyo rero nta kintu byambwira ngo mwarahuye umufundi w'ibwoto bisima n'ibyondo kame c'est fini. Saza rero mbabarire wenda si ndi umuzungu nk'umuntu wifuza ko yaba umukwe wawe nayo mu modoka wenda sinya afite ariko icyo ndicyo none ntabwo ari cyo wenda nzaba ndicyo ahazaza. So rero umukobwa wanyu kandi ndakeka igihe n'uwo muzungu yamubona ariko namuha urukundo nk'urwo mufitiye cyangwa se nawe namukunda. Ubwo rero sinzi ahubwo kuba ndi umufundi kandi nabyo birinjiza kuko umukobwa wanyu ntiyakwicwa n'inzara nta kibazo yagira uramutse umumwaye. Kandi n'ibyo nsaba gutanga mbaye nemeye kubitanga nta kabuza umukobwa yawe rwose nta kibazo. Rero muzehe wanjye ngiye nkuko wakubwira ko Joseph uyu muhungu ureba hano ni inshuti yanjye magara niyo inshuti ngira mu buzima. Ibintu bye byose ndabizi. Ayo mafaranga ushaka urimo uravuga ku ushaka n'umuhungu nubwo ntayafite ariko afite umutima mwiza umuntu uzi kubana n'umukobwa wawe pe kuko nyine akenshi na kenshi tuba turi kumwe. Umukobwa wawe rwose aramukunda ibyo ni kimwe mu bintu nzi kandi ndakubwiza ukuri kuri pe uyu mukobwa umumuhaye ntabwo wazigera wicuza kuko ari mu bantu bafite umutima mwiza ngira urukundo ruhagije kuko ni umukobwa nawe ubwo arabizi. Inshuro bavugana arazizi
ni umwe mu mishinga bagirana ajya abibona mubwishe ukuri bwose pe uyu muhungu umuhaye umukobwa wawe nta kibazo yazagira ukuri mw'abasore mwe nako mwanzerereza imwe nta muntu numvishe ufitemo akazi kazima cyangwa se usobanutse ariko papa nagira ngo bazabure umukwe ziba karindagire yaba ari we hajyana wananiye noneho umukobwa wanjye mushakamo nako ni n'agashimwe ubu byazanagira mu nyuma nka kwa kayandi aka ni nk'akantu k'agashimwe ni 6,000,000 ubwo izo ni nk'agashimwe andi wazaya mumaze kubyara akana ka mbere umaze kureba nyine ko atari na pirate ko abyara ni igihe ushobora kumujyana ugasanga ni igicukurerega nyine ugapfa guhereza ku izo 5,000,000 wajyanye wamaye nako ariko yari hajyanye n'ubundi kuri umuhimbi n'undi umeze nka nyogosenge ni 6,000,000 niwe atazifite yitaye menshi cyane kandi ubwo navuze mwene Ruganzu ntabwo nongera kuvuga ariko muzehe reka nkubwize ukuri sibyo nawe ubwawe ubitekerejeho neza 6,000,000 urabona umusore wayabona ngayaka umukobwa wawe nyuma yazamutungisha iki niyo nayabona pe ahubwo se uretse n'ibyo umukobwa wawe ni ikibanza uri kugurisha cyubatse nabwo etaje ni mu Kagera aho bacururiza imodoka wenda tuje kuzigurira wenda tuvuye ati ni imodoka izajya intwara injyana ku kazi inangarura sinzi 5,000,000 reka ni menshi cyane pe nimwe sinzi ko yaboneka erega nanjye nzamutunga nose nuko dusahura ariko nose muze nyaguhe nyuma tuzaze gusabiriza oya rwose oya amafaranga ni menshi cyane mureke no kuzamura urusaku mu nzu yanjye nayubatse mu isinzi yo mujyana nubongo reka winsakuriza wa gisambo bundi winjiye muntu uje kumara iki ntumvishe umbwira ngo na 1,000,000 ntabwo yibona urakiye umukobwa wanjye ni ibirayi igiye kugura ni inkwavu ubu ubwenge bwanyu bwacuramye mukagera bacuruza y'imodoka ndagomeje kumva ubwejagura urukumena amatwi karindagira bambobo nta kindi twavugana itahire ubwo azaba hano ategereza umuzungu ndabiza azamubona rwose muzehe ndakubwiye ngo ceceka nawe ntasoni ariko reka nkubwize ukore wagisaza so wumva ibicaro uri kunca dore nguyu nzanamurongorera ubuntu ubundi noneho turebe uzaba uri guhima undi gereka mwereke 800,000 nutayemera nzamutwarira ubuntu kandi uzabibona simubwiye 6,000,000 n'uwo mukobwa wumvishe wazikowe ahubwo si uwo mukobwa wazikowe bwaki ariho ariko uziko mwaye ijambo uziko ntiza ariko uziko nabaye ijambo mu rugo rwanjye mukagira ngo mwimitswe mwabaye abami mwangegeramo mwanya nazimbwamo oya nakumva turi wawe twubake hako nawe wadusuzuma ayo ngayo 1,800 ndi kukubwira nayo ngayo sinzayarenza kandi nafunga kinwa wa mujinga wayafunga nawe reka nkubwire wa Amerika nondagira nakubwiye ngo ngewe nakubwiye nundi munsi tonde nuzongera kumenyera uyu mukobwa wanjye yize materineri uri kubyumva neza